Hari umuvugabutumwa umwe bita Zawadi, ni inshuti yanjye, turi n'abaturanyi. Yarambwiye ati uriya mugabo wananiranye, ngewe niwe ndi gushaka, kubera ko hari impamvu yananiranye. Niba atarabuze umwanya ku mugore we, yabuze umuha ibyishimo, byibuze ngo niki gituma uvuza induru. Rahira ko nawe umugabo wawe cyangwa sheri wawe waba umubona ngaho nta kamaro afite, kandi hari abari kumwifuza. Utazi icyo ashaka atora icyo abonye. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe cyane. Imana yacu iduhane umugisha. Ku mazina nitwa Prophet Ezechiel, mfite umukiza, mbana namwe uko bukeye n'uko bwije. Ariko uyu mwanya wa none Imana yongeye gushyira ijambo ku mutima wanjye, ngira ngo ndibagezeho, kandi ni ukuri umwuka w'Imana arusheho kuganza muri byose kurushaho. Haleluya. Uyu munsi ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana riboneka ahangaha Gutegeka kwa 2:28. Turahera ku murongo waho wa 4 ndetse tugeze ku wa 7. Haranditswe ngo hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, n'imyaka yo mu butaka bwawe, n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yose. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo, uzagira umugisha mu majya no mu maza. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu nzira 7. Imana iduhane umugisha. Haleluya. Iri jambo riravuga ngo umugisha. Niryo jambo ngira ngo tuganireho, ijambo umugisha. Hari uburyo bwinshi bw'imigisha. Mperutse kunyura muri karitsiye, nsanga hari umuntu wariho asabiriza avuga ko yabuze akazi. Nuko umuntu aramubwira ati ngwino ngewe nkujyane, nuko nkwihere akazi. Nuko ashima Imana avuga ko agize umugisha, kandi koko ubwo nabwo ni uburyo bw'umugisha. Hari uburyo bwinshi bw'imigisha rero nshaka kuvugaho. Hari imigisha tubona mu buhinzi nk'uko Bibiliya ibivuze. Abacuruzi iyo twacuruje tukunguka, nabwo hari imigisha tubonamo. Ndetse abagiye urugendo rukaba amahoro, nabo baba babonye umugisha. Ariko kuri uyu mwanya, kuri uyu munsi, ndagira ngo tuganire ku mugisha w'Imana. Umugisha Imana itanga, umugisha Imana ivugana natwe, umugisha Imana idusezeranya, umugisha Imana isohoza ku buzima bwawe. Ni mugisha ki? Ese bimera gute? Imana itugirire neza cyane. Ijambo umugisha ni ijambo Satani arwanya n'ingabo ze. Ndetse iyo hatabayemo gusenga no kwizera gukomeye cyane, Satani abasha kutuyongobezanya na wa mugisha. Abantu benshi ntibatahura ibihe by'umugisha barimo. Hamwe Abanyarwanda bavuga ngo utazi icyo ashaka atora icyo abonye. Navuga nk'umusore utazi kwihesha agaciro cyangwa umukobwa utazi kwihesha agaciro. Reka ntange ingero ebyiri aha hantu. Buriya umusore utazi kwihesha agaciro buri munsi ahora yumvisha umukobwa ko amukunda. Buri munsi ahora amutesha umwanya. Buri munsi telefone ibisona. Buri munsi message niko ziba zandikwa.
amubwira amagambo meza, ndetse agaragaza n'ibintu byiza, ariko si cyo kimenyetso cy'uko amukunda. Twagiye tubona abantu benshi biyomeka ku bakobwa nka gutyo atari uko babakunze, kandi mu gitondo bikagaragara. Ubundi umukobwa iyo umubwiye kenshi ko umukunda, iyo umuhaye umwanya munini cyane, rimwe na rimwe hari n'ubwo agusuzugura cyane pe, kuko none ndagukunda, ejo ndagukunda, nyamara burya nawe afite uwo akunda. Wewe uramubwira ko umukunda, none n'ejo ndagukunda, sangapi ndagukunda, ryari ndagukunda. Uzi ko umutima we nta mahitamo ugira, nawe afite uwo akunda. Muririmbyi yararirimbye ngo niki cyangiza ibyaha, ni amaraso yawe Yesu gusa. Buriya aho gufata umwanya munini utereta, ahubwo wafata umwanya munini usenga. Kuko ushobora gutereta ugahamanya n'umutima wawe, ariko wasenga Imana ikaguhuza n'icyo wifuzaga, n'icyo wayisabye. Ngo uzagira umugisha w'amajya n'amaza. None uronse gusuzugurwa. Ntago nkubwiye ngo uterete umukobwa utamuhaye umwanya, kubera ko buri umurimo wose udakoranye umwete nawo ntago ushobora kubonamo umugisha, ntago wasarura kabisa. Muha umwanya, mukunde, ariko wirangirizayo amarangamutima yawe. Ese aramutse akubwiye ati birarangiye, taha, na nyina wundi yabyaye abakobwa, genda ujye gushakira ahandi, kandi wamwimariyemo. Aho niho abantu barwara trauma, aho niho abantu barwara imitima, aho niho abantu basara, abandi bakiyahura, kubera iki biyahuriye abakobwa. N'abakobwa nabo murabe mwumva, kuko abo basore mubona mubana nabo, mutavukanye nabo, mutareranywe nabo, mutazi ingeso zabo, mutazi imico yabo, bamwe muri bo bari amasega ajyana, bamwe muri bo baba bashaka konona gusa, kubera ko ziriya ndagukunda bavuga, I love you, shushu, honey, I miss you, no, zimwe ziba zivuye ku munwa, ntago ziba zivuye ku mutima. Hange rero mukwiriye gusenga, mukwiriye kuba maso ku manywa na nijoro. Kandi ukaba uri umukobwa nawe, ukumva ko isi yose izaba sheri, shushu, baby, honey. Urabona urwo rugendo uzarusoza ufite abasore 10 utendeka hariya, buri wese umugenera umwanya bigakunda, ariko hari igihe bizanga, hari igihe bitazemera pe, kubajera hari igihe bitazagushobokera, kubarambikaho hari umunsi, hari isaha, ukuri kuzigaragaza. Kandi buriya ngo ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. Nabonye abakobwa benshi bahinduwe abasazi kubera gutendeka. Umusore akaguha umwanya wawe, mugasangira dukeya afite na byinshi afite, amakuba, ibyago mukabisangira. Finali ati nabonye undi ufite imodoka,
nabonye undi umeze neza, weho ntabwo uri proud yanjye vrema, ese ahubwo buriya ntiwibeshye, buriya ntabwo wabonaga ko urimo kwikina, urabona njye nawe byavamo, ubona njyewe ndeshya nawe, nturebe umuryango wanjye ngo urebe n'uwawe, nturebe amashuri nize ngo wite ku yawe, niko ugira isoni cyangwa nta nubwo ugira no mu bwenge ngo utekereze. Ariko muvandimwe, reka nkubwire ikintu kimwe, manza umenye umugisha Imana itanga. Umugisha Imana itanga ntago tuvuze amafaranga cyangwa umuryango. Umugisha Imana itanga ni uyu nguyu. Imana izaguhereza ubuntu, ubuntu buguhereze abantu, abantu bazakugeza kuri biriya byose wifuza. Umugabo n'amafaranga ntibihura, ariko abakobwa bapfuye umutima, abakobwa badafite iyerekwa, n'abagore batagira umutima, igihe cyose bareba amafaranga. Kandi amafaranga turayaca agashira, amafaranga tukayaca akarangira. Abagore bo rimwe na rimwe ati umugabo yananiye. Sha nawe hari igihe waba uri mubi, nubwo umutunga agatoki ko yananiranye, reba ko nawe waba utari kunanirana. Hari umuvugabutumwa umwe bita Zawadi, ni inshuti yanjye, turi n'abaturanyi, yarambwiye ati uriya mugabo wananiranye njyewe niwe ndi gushaka, kubera ko hari impamvu yananiranye. Niba atarabuze umwanya ku mugore we, yabuze umuha ibyishimo, byibuze ngo abone itandukaniro rya kera kirisiribateri n'uyu munsi ari umugabo. Icyamuma maze nkagira ihishurirwa ry'icyo akeneye ku buzima bwe, icyamuma nkamenya akababaro kari muri we. Rahira ko nawe umugabo wawe cyangwa sheri wawe waba umubona ngaho nta kamaro afite, kandi hari abari kumwifuza. Nyaboneka ihangane, uriya musore uri gusuzugura wasanga ari we w'akamaro, wa wundi urimo gushyira imbere kubera amakarito urimo kubona yagushyize imbere, swate ni inzu, ni imodoka, ni akazi, ibyo birashira. Shaka umusore byibuze uzi no kuvuga mwami Yesu. Shaka umugore uzi no gupfukama akavuga ngo ndiyiriza ubusa, ngiye gusenga, sengera iki kibazo, kandi Imana iragisubiza. Umugisha wa mbere Imana itanga ni ubuntu. Umuntu ufite ubuntu, uwo niwo mugisha wa mbere Imana itanga. Umugisha wa kabiri Imana itanga, Imana iguhere ubwo buntu burunguka, kubera ko ntago Imana itanga ibihomba. Iyo bwungutse bwunguka abantu, abantu ntago baboneka gutyo gusa, ahubwo abo bantu bagenda bakwinjiza mu migisha, bagenda bakwinjiza mu masezerano, bagenda bakugeza muri bya byifuzo byawe. Imana itugirire neza cyane. Umugisha Imana itanga nta kintu na kimwe kibi icyo ari cyo cyose igerekaho, ntacyo. Nabonye abantu benshi bavuga ngo twarasenze, Imana iratwumva ariko ntiyakora, ubundi iradutabara ntiyadusubiza. Reka da, Imana ni umukozi w'umuhanga. Imana irahambaye, Imana ifite imbaraga, kandi Imana irashoboye. Umugabo bita Herukana yamaze igihe kinini cyane yifuza ko Hana abyara, ariko ntibyemera, kuko isaha yari itaragera. Kandi iyo abantu bagiye gusubizwa, hari inzira bamanza gucamo, bamanza guca mu ruganda. Buriya ntago itomati iyo zivuye mu murima bahita bazijyana ku isoko, oya, hari ahantu zibanza guca bakazirobanura, izangiritse, izononekaye, nuko bagatoranya inziza zikajya hehe? Ku isoko.
none weho uri umukobwa uri kumva mariage irafunguka uyu munsi uri kubona ibyifuzo ufite byapfa gukinguka gutyo gusa, utari wanyura mu ruganda, utari waca mu bikari. Oya, mumbwira aka kantu ntabwo byapfa gushoboka nshuti yanjye. Wikumva ko imigisha izava mu ijuru nuko ikumanukire nk'amano. Oya, Yosefu ajya kuba umwami yaciye muri gereza, bene se bamucukuriye urwobo, kandi Imana yamubwiye ko azaba umwami, azayobora bene se, azaba umukuru mu muryango, ariko arabanza aca hehe? Mu rwobo. Bamucukurira urwobo bamushyingura ari muzima, yanga gupfa kubera isezerano. Baramugurisha, icyo kirakunda, agera muri gereza. Sha ibaze, ariko imvugo z'Imana nanjye zirancanga pe. Rimwe na rimwe nari nasobanukirwa imvugo z'Imana n'uburyo ikora, najyaga nibaze se hari abantu Imana izi, hari abantu Imana ikunda kurusha abandi. Ariko icyo namaze kubona, ngira ngo mvugeho uyu mwanya, ijambo umwete. Ijambo umwete ni ihuriro ry'inzira z'imigisha y'Imana tugeramo iyo twaribayemo amahoro, tugeramo iyo twarigenzemo neza, tugeramo iyo turirimo neza. Buriya umuhinzi wahinze adahinganye umwete, ngo ajye gucogera n'umwete, ajye kuhira n'umwete, ntago yazenda ku mbuto yahinze, ntago byashoboka. Erega n'umusore aramutse aterese inkumi ntayiteretane umwete, ntago wazayicyura, ndakurahiye. Ntago wazayigeze iwawe, ntago byashoboka. Erega n'umukobwa nawe atashyizemo umwete, ayewe, ntago byashoboka. Ye yirirwa nyabaritse, yigira ukuntu, yiyandarika, yewe ntago byashoboka. Ndagira ngo n'umumama uri mu rugo adashyizemo umwete, urwo rugo ntiyarwicaramo. N'umugabo aramutse atakoreye urugo rwashyizemo umwete, ntirwatera imbere. Ndagira ngo umurimo wose ukora, umubwiriza yabivuze neza, ngo umurimo wose ngo werekejeho amaboko uwukorane umwete, kuko ngo ikuzimu aho uzajya nta mirimo, nta n'imigambi, nta cyerekezo, mbese ni mu marira gusa, ni mu maganya, ni umuborogo. Nuko iyo niyo mibereho yaho. Muvandi, hari ibyishimo by'abakiranutsi, ni ukubona icyo wavuganye n'Imana igisohoje, ni ukubona icyo Imana yakubwiye igikinguye, ni ukubona icyo Imana yaguteguriye gisohoye. Birashoboka ko uri kunyumva muri uyu mwanya Imana yarakubwiye ko iguhaye umugisha. Mu cyimbo cyo kubona umugisha ukabona ibibazo gusa, reka nkwibutse icyo wibagiwe, ni ugukomeza gusenga, kuko uburakari bwawe ntibwatuma Imana idakora. Hari uvuga ngo rwose ngo narayisenze ngo izansubize ngo ibyo yavuze ngo nitazabikora ngo irorere. Nose weho n'Imana mujya ibihe? Ahubwo se itagusubije hari urukiko uzayijyanamo, hari gereza uzayifungiramo. Abantu mujye mumenya no gutereta neza, ariko abantu mujye mumenya no guca bugufi, abantu mujye mumenya icyo mukwiriye kubwira Imana. Imana bakaba yibwira ngo dore nuriye umusozi kubw'imitwaro ya bene data, dore niyirije ubusa kubw'imitwaro y'abantu runaka, nari mfite 1000 cyangwa se ni 2. Hari abantu barariye ku bwanjye. Mana, umugisha wawe, wibuke ibyo nagusabye, urafunguriza ku munwa gusa. Ayiwe, icyo gihe mu Kinyarwanda baravuga ngo ni nko kwirukanga inyuma yahuye, ni nko kwiruka inyuma y'ibyagusize. Ugomba kuba uri obligatoire, ngombwa y'icyo ukeneye, kandi ukagisengera ubudasiba.
ngo kuko yankunze akaramata nanjye nicyo nzamukiriza. Erega ujye umenya ko Imana yaguhaye umugisha. Umugisha Imana yaguhaye ni amahitamo. Yashyize ibintu bibiri imbere y'amaso yawe, ubugingo n'urupfu, ngo wihitiremo. None abantu bajya gusinda baba badahise ku alimentation, harimo amazi, harimo ji, imitobe y'uburyo bwinshi butandukanye, ariko bakabirengaho bakajya kwiyahuza icyuma. Yajya kwiyahuza icyuma kikamukubita hariya, mu kanya kikaba kiramwandaritse, mu kanya kikaba kimuvanye mu kazi, mu kanya kikaba kimutesheje agaciro. Nuko ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, uko byamera kose gerageza. Nta ntebe wicayeho Imana itaguheraho umugisha, nta gihugu urimo Imana itaguheramo umugisha, nta zina witwa Imana itagutabariraho, nta muryango wavutsemo Imana itagushumbusha ngo ikugirire neza, oya nta byaha wakoze Imana itakubabarira, nta gasuzuguro wasuzuguwe Imana itarangiza, kandi nta ntambara bagushozaho Imana itagutsindishiriza. None ufite ubwoba bw'iki? Imana itugirire neza cyane. Ufite ubwoba bw'iki mwene data? Ufite ubwoba bw'iki inshuti yanjye? Nuko Imana yawe idashoboye? Nuko Imana yawe idafite imbaraga? Reka dusome iri jambo riboneka ahangaha muri Mika. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka ahangaha muri Mika. Mika igitabo cya Mika tugiye gusoma muri Mika, igitabo cy'umuhanuzi Mika, ibice byaho ni 4, umurongo waho ni uwa 9. Ese havuga ngo iki? Haravuga ngo ariko none niki gituma uvuza induru? Mbese nta mwami ufite, cyangwa se umujyanama wawe yapfuye, bituma ibise bigufata nk'umugore uri kunda? Imana itugirire neza cyane. Burya naho Imana yavugana nawe, ariko ujye umenya ko ibiguhaye nk'icyo bita introduce, ibiguhaye icyerekezo, ibiguhaye evolution, ibiguhaye intumbero, ibiguhaye icyerekezo. Imana ikubwiye ngo nzaguha umugabo uri umukobwa, ewana genda wimenye. Icyambere, tekereza, waba mu rugo nta discipline ufite, rwandese iyo famiye wayimaramo kabiri. Tangira wiga uburyo ki uzubaha sobukwe, uzubaha nyoko bukwe. Tangira wiga ukuntu uzabana n'abaramu bawe n'abademayi. Tangira witoza ukuntu uzakira abashyitsi bawe n'ab'umugabo. Tangira unabisengere, kandi ntukazajya ujya gusenga gutyo gusa. Ndabyibuka ku muhamagaro wanjye, umukozi w'Imana twabanaga wamfashije gusenga nkabona impano,
nta mafaranga nari mfite ngo yenda namugurira imbuto cyangwa se n'inshyushyu. nicyo kintu yakeneraga kenshi mu buzima. sori gake. njye nari umwana bishoboka, mu myaka 14 na 17. icyo gihe niho ubutumwa bwari bumeze nk'aho bukakaye mu kigero cy'iwanjye nawe. namara kubona, narabona 1000 mubwira ati mukozi w'Imana dore nkugiriyeho umugisha. nta sambu nari mfite, nzamubwira atakira nguhe n'agapariseri. nkashaka ikintu cyatuma muboneraho umugisha nkakibura. nakoze iki? nafashe gahunda yo kujya mutwaza Bibiliya. nabamenye ko afashe urugendo, inkweto nabaga nazihanaguye tayari, ariko n'ayasiraje sinayaburaga da. nanone 300 narayashakaga rwose, nkagura kasiraje nkagashyiraho ati mukozi w'Imana inkweto yawe igomba guhanagurwa ukagenda inkweto yawe imeze neza. imyambaro nabamenye ko hari imyambaro yakuyemo, nkihuta nkayimesa. nuko hanyuma arangije icyo gihe arambwira ati wowe umeze nka Elisa, njyewe naba Eliya, wewe umeze nka Elisa, kandi nkubwire ko umunsi umwe mugiriraho umugisha. arambwira ngo ndagabanye. nuko umwuka wera yanjeho, nuko impano z'ubuhanuzi zakingutse ku buzima bwanjye. n'uyu munsi iyo duhuye nzi neza ko ari we pare mu buryo bw'umwuka, kabone n'ubwo mfite na pare wundi wampagarariye mu gihe cyo kubatizwa. reka nkubwire ko ikintu kizaguhesha umugisha si kinini, ahubwo umutima wawe mwiza na gakeya witanze mu bushobozi bwawe. Imana iraguha umugisha. iyo dufite imigisha duhura n'ibicantege, ibyo wibireba. ba magambo ntibazabura, babaca inkokora ntibazabura, ndetse abaguteranya ntibazabura, abagusubiza inyuma ntibazabura. wivuze induru, kuko umwami wawe ntiyapfuye, abajyanama bawe ari bo mwuka wera baracyariho. none Yesu ntiyatubwiye ati azadusigira umufasha? uwo mufasha azatugira inama, azatuyobora, azatumenyesha ibiriho n'ibigiye kuza n'ibizaba. ari we nde? ari we mwuka wera. umwami wacu ni muzima, ari we Kristo. abajyanama bacu ari wo mwuka wera ariho kandi arakora. humura mama, humura mwene data, humura mushiki wanjye. ibigaragaza urimo gucamo byose, ibuka ko Imana yavuganye umugisha kuri wowe. intambara zose urimo kunyuramo, ibuka ko Imana yavuze umugisha kuri wowe. erega ikigaragaza urimo cyarenga inkombe, ariko nticyarenga ijambo ryavuzwe n'Imana ku buzima bwawe. baravuga bararuhira ubusa, barakora bararuhira ubusa, kuko icyo Imana yakuvuzeho nicyo gifite agaciro kurusha ibyo barimo gukora. ndagira ngo dusenge Imana. ese watekerezaga ko ikibazo urimo kitarangira? watekerezaga ko ingorane urimo gucamo zidafite iherezo? abakujyana mu rubanza mbonye bari gutsindwa, kandi mbona utahanye intsinzi, uzamuka ibendera ryazamutse ku bwawe. abari kugusenyera urugo ntago bazaruhirika, bagiye guhirima rugihagaze ari bo. amasezerano yose
uko Imana niyatanga, yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi ni bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Ongera uhaguruke ku maguru yawe yombi niba wabonaga imigisha yawe ifite inzitizi. Ongera uce bugufi dusenga Imana, weho wabonaga imigisha yawe iri kuribwa n'abatarayiruhiye, abandi bari kuyirwaniramo, abandi bari kuyikiniramo, abandi bari kuyikubuza, abandi bari kuguca intege. Humura, ikibazo urimo, ingorane urimo gucamo, ibigeragezo urimo byarenga inkombe, ariko ntibyarenga ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe. Ni ukuri wateretswe na benshi, ariko ubukwe warabutegereje urabubura, ndetse yewe wanze no kwiyandarika, ariko ntiwabonye uguhereza agaciro kawe. Ikomereho, senga Imana, noneho ibyari byanze gushoboka birashobotse mu izina rya Yesu. Ibyari byanze gukunda birakunze mu izina rya Yesu. Imana iduhane umugisha. Imana ifite imbaraga zihagije rwose. Imana ifite imbaraga zifite ubushobozi n'ubutware. Haleluya. Ndagira ngo dusengane nawe. Weho baroze baza gutereta umusore yarungurukaho rimwe akaba aragiye, mwaganira kabiri akaba yagiye, yagusuye rimwe ntiyagaruka. Yewe wa musore we nawe wabuze amahitamo, pfukama hasi dusenge. Mu migisha Imana itanga, Bibiliya ivuga ko umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Inka ubutunzi n'amatungo n'ibindi munabihabwa n'ababyeyi, ariko Imana ikitanga. Haleluya. Imana ikiguha, Imana ikikugenera. Haleluya. Nicyo tugiye kurebaho uyu mwanya. Reka dusenge Imana rero. Birashoboka ko mu ruhande rwawe ukeneye imbaraga zo kugira ngo ukomeze usenge, zikwinjize mu masezerano yawe. Birashoboka ko ukeneye imbaraga kugira ngo usenge, kugira ngo zigukingurire imigisha yawe. Birashoboka ko mu ruhande rwawe ukeneye imbaraga ngo usenge, kugira ngo ubone ukuboko kwawe. Ongera uzamure ikiganza, maze twinginge Imana, duhamagare Yesu. Yesu arakora. Reka tumupfukamire. Ni ukuri kuko akwiriye icyubahiro. Yesu nta na kimwe kimunanira. Yesu ashoboye byose. Niwe wategetse inyenyeri ubwo zari ziyoboye abamarayika n'abanyabwenge bagiye kuramya Yesu. Nawe uyu munsi yaziyobora mu ruhande rwawe, zikaza gufungura umugisha wawe. Nawe uyu munsi yaziyobora mu kazi kawe, kagakomera kandi kagakomeza. Nawe uyu munsi yaziyobora muri famiye, ingorane zirimo zigatungana, urubyaro rwawe mugahuza kandi mugatahiriza umugozi umwe. Yesu aracyakora nshuti yanjye. Yesu aracyakora mwene data. Yesu aracyatabara. Hoya, nta rubanza uburana Yesu atatsinda, nta rugamba urimo Yesu atarangiza. Humura, garura ibyiringiro byawe ku Mana, garura kwizera kwawe kuri Kristo, kandi wihangana n'imbaraga z'umwuka. Zamura ikiganza dusenge, dore ko abantu benshi bakunda kwihagararaho. Wikwihagararaho, ca bugufi dusenge. Pfukama, icyubahiro n'icy'Imana. Yesu akurengere. Mana data wa twese, turagushimye, turakunezerewe. Icyubahiro ni icyawe ibihe byose. Jehova uri mugari, niwe watangije umurimo mwiza, umurimo wo kukuramya, umurimo wo kuguhimbaza, umurimo wo kukubaha, ndetse kugeze kwa Petero utangiza itorero. Natwe turagushimye, turakunezerewe. Ni ukuri abamama twari twacitse intege, abagabo twari ducitse intege,
abasore n'abakobwa twari dusubiye inyuma, ariko twongeye gukomera, kuko umugisha utanga ari nta kintu kibi na kimwe kiwugerekaho. Haleluya. Cyubahiro ni cyawe Yesu we, tuguhaye karibu na karame, tuguhaye kaze mu mitima yacu, twakiriye ibi bisubizo bidasanzwe, twakiriye imigisha, twakiriye izi mbaraga uduhaye, udukinguriye mu izina ryawe no mu mbaraga zawe Yesu Kristo w'i Nazareti. Turakoze. Amen, amen, amen. Umwanya twarimo gusenga mbonye amahishurirwa arimo akinguka, umwanya twarimo gusenga mbonye marayika w'Imana arimo gukora, umwanya twarimo gusenga mbonye ibisubizo by'Imana bikinguka, mbonye abarwayi bakira, mbonye ingo zari zisenyutse zikomeye, mbonye Imana irimo gusubiza mu buryo bitari mu buryo, mbonye ukuboko kw'Imana kuri kuza gukora kuri buri umwe wese. Umuntu wumvirije iri jambo akarisoza, haleluya, umuntu ukurikiranye iyi nyigisho akayirangiza, mbonye marayika ari kumuha agafunguzo, mbonye ijuru rimwibutse kandi rimuhaye impano ikomeye. Wakomeye Imana amashyi isubije ibyifuzo byawe, wazamuriye Imana icyubahiro igutabaye, wazamuriye Imana icyubahiro ikugiriye neza, wazamuriye Imana icyubahiro. Oh haleluya. Isubije inyuma ibitero byari bigiye kugukubita hasi, ikabiguhaye umugisha, umugisha wo kurama, umugisha wo kwakira, umugisha wo gutunga, umugisha wo kubaho, umugisha wo gukira, umugisha wo kunezererwa, umugisha wo gushima. Twese haleluya, 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 haleluya. Mana urashoboye kandi urahambaye. Birashoboka ko twasenganye wari ufite ikibazo cy'uburwayi, mubwire ngo Yesu yagukijije, kuko mu bantu agiriye neza mbonye abarwayi barimo. Hari abari barwaye indwara z'umubiri, hari n'abari barwaye mu bugingo. Imana ihembuye rwose, mbonera abahembuye. Murakoze cyane. Reka mbifurize imigisha y'Imana, mwuka w'Imana akomeze abagenderere, kandi izina ry'Imana rikomeze kubasura muri byose. Murakoze. Haleluya. Birashoboka ko twasenganye wifuza kumenya nimero yacu, birashoboka ko ushaka ko twasengana, nibyo. Les autres tribes vont de star abide go de stade. Watwandikira kuri nimero 0788 32 52 23. Wanayiduhamagaraho, iba no kuri WhatsApp. Kode yacu ni 250 ku bari hanze, niyo watangiza akamenyetso ko guteranya 250 782 3 2 5 2 2 3. Mubindi, Imana iduhane umugisha. Ndabakunda cyane. Ni Prophet Ezechiel mwari kumwe. Imana y'amahoro ibishimire, Imana y'amahoro ibaneshereze, Imana y'amahoro ibakubitire ibyendaga kubakubita, kandi Imana y'amahoro ni ukuri ibasibira icyuho. Aho mutavuze bavuganire, aho mudakoze yusi icyo kivi, aho mutabonetse ni ukuri ibasibira icyuho, kandi kwifuza kwanyu Imana iguhuze n'ubushake bwayo, maze ikugirire neza. Murakoze, murakoze cyane. Ndabakunda cyane. Imana ibashyigikire muri byose. Haleluya.